kandi ngo abantu benshi bazi yuko kujya mu madini n'ibyobokamana ari byo bintu bitanga amahoro. Ibyo muzabibeshya abantu batabinyuzemo. Wagira amahoro ute n'ibibazo by'amadini biba biri hariya, amadini adashira ndetse n'amatika bari mu makorari ndetse n'imyitwarire itagenze neza kuri weho ikaba ikibazo kuri wowe? Wagira amahoro gute uzaryama ukibuka yuko hari ikintu kizagutwika? Nimutubeshye ngo niyo mpamvu musenga mukihana buri munsi kubera ko mwivugira ko n'intungane bw'iricumuye karindwi. Ubundi abantu benshi batinya imyuka mibi, ubupfumu, ubwicanyi. Reka nze mbatembereze muri Bibiliya. Samuel wa mbere igice cya 16:23. Samuel wa mbere 16:23 habonera uburyo imyuka mibi yose iva ku Uwiteka, iva ku Mana, yavaga ku Mana ikajya kuri Sawuli. Mugende muhasume murabona kuntu imyuka mibi iva ku Mana. Gutegeka kwa kabiri igice cya 32 umurongo wa 39 hatwereka uburyo Imana ari wo mwicanyi wa mbere ku isi. Samuel wa mbere igice cya 9 umurongo wa 11 hatwereka uburyo abapfumu ari abantu b'Imana, uretse ko batitwa abapfumu ahubwo bitwa babamenya. Kandi nugira ngo abapfumu b'Imana nabo ngo bagukorera service ku buntu wenda bakaguhanurira ku buntu. Reka Samuel ari umupfumu w'Imana ariko kugira ngo aguhanurire wamuhaga ifeza. Umugaragu wa Sawuli yari afite ibice by'ifeza 4 arabitanga kugira ngo bamusobanurire aho indogobe zase zagiye. Mutembera igitabo cya Bibiliya mwisomere muzajya muhumuka byinshi. Ushobora kuba uri gutinya urupfu, utinya abapfumu, utinya ubwicanyi kandi urimo urabisanga mu madini ndetse n'ibintu by'yobokamana urimo urabisatira kabisa. Ndende CTWP YouTube ni toka tantani. Ndabashimiye uburyo mukomeje kudupromotinga kuri TikTok. Ndabashimiye kabisa.